abakurambere n'abahanuzi igice cya gatatu, igishuko no gucumura. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya gatatu. Kuko yari atakyemerewe guhungabanya umutekano mu ijuru, urwango Satani yari afitiye Imana yaruhinduriye mu mugambi mushya wo kurimbura ikiremwa muntu. Yiyemeje kuvutsa Adamu na Eva umunezero n'amahoro bari bafite muri Edeni, nk'uko nawe yarabibuze by'iteka ryose. Ayobowe n'ishyari, yiyemeje kubateza kutumvira, maze abazanira igishinja n'igihano cy'icyaha. Urukundo rwabo yaruhinduyemo kutiringira Imana, maze n'indirimbo zabo zo gusingiza zihindukamo kugaya umuremyi wabo. Ubwo ntiyajyaga kuba aroshye ababaziranenge mu byago gusa nk'ibyo yari yarikururiye ubwe, ahubwo yabaga bateye no kutubaha Imana kandi ateye n'agahinda mu ijuru. Ababyeyi bacu ba mbere, intumwa zivuye mu ijuru zabahishuriye amateka y'uburyo Satani yacumuye n'imigambi yari afite yo kubarimbura, kandi zibasobanurira n'uburyo ingoma y'Imana ashaka gukuraho iteye. Bitewe no kutumvira amategeko y'Imana, Satani n'ingabo ze baragomye baragwa. Byari ingenzi rero ko Adamu na Eva bagomba kumvira amategeko y'Imana kugira ngo bibashoboze kuguma muri gahunda no mu mutabera. Amategeko y'Imana aratunganye nk'uko Imana ubwayo itunganye. Yerekana ubushake bwayo, akaba ifoto y'imico yayo, kandi akagaragaza urukundo rwayo n'ubwenge bwayo. Imibereho myiza y'ibyaremwe igengwa no gukurikiza amategeko y'umuremyi. Imana ishyiraho amategeko agenga ubuyobozi bwayo ntiyari ayo ibihumeka gusa, ahubwo yarebaga n'imikorere y'ibyaremwe byose. Kimwe n'abamarayika, abaturage bo muri Edeni bari bari mu igeragezwa. Umunezero wabo wajyaga guturuka ku gukomeza kuba indahemuka ku mategeko y'Imana. Bashoboraga no kuyakurikiza bakabaho, cyangwa bakayica bakarimbuka. Imana yabagize abaragwa b'imigisha y'uburyo bwose. Ariko ubwo banyuranyije n'ubushake bwayo, itarababariye abamarayika bacumuye, nabo ntiyajyaga kubababarira. Kwica amategeko yayo byatumye basuzugura impano zayo, maze bibazanira agahinda no kurimbuka. Abamarayika barababuriye ngo birinde uburiganya bwa Satani, kuko uburyo akoresha bigoye kubutahura. Iyo bakomeza kumvira Imana, ntacyo umwanzi yajyaga kubakora, kuko buri mumarayika wo mu ijuru yajyaga kuza kubafasha. Iyo kandi baza gushikama bakanga ubushukanyi bwe bwa mbere, bari kuguma mu mutekano usesuye. Igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi cyashyiriweho kugerageza uburyo bumvira Imana n'urukundo bayikunda. Imana yahisemo kubabuza igiti kimwe gusa mu byo bagombaga gukoresha muri ubwo busitani. Ariko iyo birengagiza ubushake bw'Imana kuri icyo giti nyirizina, bari kuba bikururiye igishinja cy'igicumuro. Kugira ngo asohoze umugambi we atamenyekanye, abinyujije mu buriganya bwe mu kwihindura inzoka. Inzoka yari kimwe mu biremwa bifite ubucakura cyane, kandi yarushaga ibindi byose ubwiza. Yari ifite amababa, maze yaguruka mu kirere ukabona ubwiza no kurabagirana kwayo. Ifite ibara ritera ibishashi bimeze nka zahabu yatunganyijwe. Ubwo yari iri mu mashami ya cya giti cyabuzanyijwe, iri kurya ku mbuto ziryoshye cyane zacyo, bwari uburyo bwo kurangaza abayireba. Noneho rero muri bwa busitani bwarangwagwamo amahoro, hari hinjiyemo umurimbuzi urekereje umuhigo. Abamarayika bari baburiye Eva kwirinda gutandukana n'umugabo igihe bahugiye mu mirimo yabo ya buri munsi. Kugumana nawe byajyaga kumurinda akaga k'igishuko kuruta kuba wenyine. Ariko amaze gutwarwa n'ibyamurangazaga, aragenda muva iruhande. Amaze kwibona wenyine, yumvise ko akaga kamusatiriye, ariko arikomeza. Yiyumvamo ko afite ubwenge buhagije n'imbaraga zo kumenya ikibi no kukirinda. Atakibuka inama abamarayika bamugiriye, Eva yisanze ahagaze imbere ya cya giti Imana yababujije, maze kimutera amatsiko cyane. Amatunda yacyo yari meza cyane, maze yibaza impamvu Imana yakibabujije. Umushukanyi rero ababonye uburyo, nk'urimo kugenzura intekerezo ze, yaramubajije ati, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Eva aratangara yumvise ibyo yatekerezaga ari byo bivuzwe. Ariko inzoka ikomeza kumuryarya mu ijwi riryoheye amatwi, imubwira ukuntu afite ubwiza buhebuje, kandi ibyo yamubwiraga byari binejeje. Aho guhunga ngo agende, akomeza kuzarira aho yumva ibyo inzoka ivuga. Iyo nibura aza kuvugishwa n'ikiremwa nka marayika, ubwoba bwe bwari kwiyongera. Ariko ntiyigeze yiyumvisha ko iyo nzoka itangaje yabasha guhinduka igikoresho cy'umwanzi wacumuye akajugunywa. Mu gusubiza ikibazo cy'umushukanyi, Eva yagize ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati muri bwo, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzaziryeho ndetse ntimuzazikoreho, kugira ngo mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, reka da, ntimuzapfa. Ahubwo Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, mukamera nkayo, mukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Iyi nzoka imubwira yuko kurya imbuto z'icyo giti byajyaga gutuma bazamuka mu ntera y'ubuzima bwabo, maze bakagira ubumenyi buhambaye, kuko nayo ubwayo yari yariye ku mbuto z'icyo giti.
yari yagize ubushobozi bwo kuvuga, kandi mu kumushuka yanamubwiye ko Imana yakibabujije kubera ishyari ryo kwanga ko bareshya nkayo. Aha akaba ariyo mpamvu yatumye Imana ibabuza gukora kuri icyo giti no kurya ku mbuto zacyo, kuko cyaheshaga ubwenge n'ubushobozi. Umushukanyi yashimangiye ko iyo miburo mvajuru bidashoboka ko yasohora, ngo ahubwo igamije kubatera ubwoba gusa. Aramubwira ati, ariko se byashoboka bite ko mwapfa? Ntimwariye ku giti cy'ubugingo? Imana irashaka kubabuza amajyambere n'umunezero uruta uwo mwari mufite. Nguwo umurimo Satani guhera mu gihe cya Adamu kugeza ubu, kandi akomeje kuyobya benshi. Yoshya abantu kutiringira urukundo rw'Imana no gushidikanya ubuhanga bwayo. Akomeza gushakisha uko yatera abantu umutima wo kutubaha, kutishima no guhora bafite irari ryo kwinjira mu mabanga y'ubwenge n'imbaraga z'Imana. Iyo abantu bashakisha iby'Imana yabahishe, benshi bibagiwe ukuri. Satani yoshya abantu kugoma igihe abayobora mu kwizera ko bagiye kunguka ubwenge bakataraboneka. Ariko ibyo byose ni ikinyoma. Kwibwira ko barimo kujya mbere nyamara birengagiza amabwiriza y'Imana, baba bateye intambwe basubira inyuma kandi bagana ku rupfu. Satani yabwiye ababyeyi bacu ba mbere b'abaziranenge yuko bazunguka nibica amategeko y'Imana. Mbese twebwe ntitujye twumva ibimeze nk'ibyo muri iki gihe? Abantu benshi bavuga ko abumvira amategeko y'Imana ari injiji, kandi ko abatayumvira babarusha ibitekerezo byagutse n'umudendezo usesuye. Nubwo yabonaga ko icyaha kimugejeje ku kurimbuka kw'iteka ryose, yahishe umubabaro we kugira ngo n'abandi bazawugwemo. N'ubu rero uwica amategeko ashaka guhisha ingeso ze ashobora kuvuga ko akiranuka, ariko uko arushaho kwishyira hejuru bituma arushaho kuba mubi nka Satani. Umuntu nk'uwo aba afatanyije na Satani kandi abayobora abandi mu irimbukiro rihoraho. Inzoka yasoromye itunda ry'igiti kibuzanyijwe maze ishyira mu ntoki za Eva washidikanyaga. Nuko imwibutsa amagambo y'ubwe yuko Imana yababujije kuyakoraho kandi ko bazapfa nibayakoraho. Nta cyari kumuhungabanya ariye kuri izo mbuto nk'uko Satani yahamyaga, kuruta kurikoraho. Abonye nta ngaruka zimugezeho kubera ibyo akoze, Eva ashira ubwoba. Abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari cy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuzwa, kimenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Cyari kiryoshye bitangaje, kandi ubwo yaryaga yabaye nk'uwumva afite izindi mbaraga. Atekereza ko yageze ku yindi ntera mu mibereho. Nta bwoba na buke afata kuri zo ararya. Amaze gucumura we ubwe ahinduka igikoresho cya Satani cyateye umugabo we kurimbuka. Mu isura idasanzwe ibengerana azana imbuto za cya giti cyabuzanyijwe, azishyira umugabo, amutekerereza ibyabaye byose. Mu maso ha Adamu hagaragaje umubabaro. Yarumiwe kandi agira ubwoba. Yasubije Eva ko uyu agomba kuba ari wa mwanzi babwiwe, kandi ko kubw'urubanza rw'Imana Eva agomba gupfa. Eva amusubiza amuhatira kurya ku itunda, kandi amusobanurira ko batazapfa nk'uko inzoka yari yamubwiye. Muri we Eva ntiyumvaga ko hari icyahindutse cyerekana yuko Imana itanejejwe n'ibyo yakoze, ahubwo yumvise ibinezaneza byinshi bimusabye wese, kandi bimuzaniye ubugingo bushya mu mubiri we wose, nk'aho ibyo yiyumvamo abibwirijwe n'abamarayika. Adamu yasobanukiwe ko umufasha we yari amaze kwica itegeko ry'Imana ubwo yirengagizaga icyo Imana yababujije, kandi icyo cyari nk'ikigeragezo cy'ubudahemuka bwabo n'urukundo bakunda Imana. Yagize intambara y'ibitekerezo muri we. Yababajwe nuko yemereye Eva kugenda akamuva iruhande, ariko ubwo byari byarangiye. Yagombaga gutandukana nawe n'ibyishimo bye. Mbese ni gute byari kumushobokera? Adamu yari yarishimiye kubana n'Imana ndetse n'abamarayika baziranenge. Yari yarabonye ikuzo ry'Umuremyi. Yari yarasobanukiwe urwego rwo hejuru umuntu yajyaga kuzagezwaho iyo akomeza kumvira Imana. Nyamara ntiyita kuri iyo migisha yose, kuko yari afite ubwoba bwo kubura impano imwe rukumbi yamurutiraga izindi zose. Urukundo, ishimwe no kubaha Umuremyi, byose yabirutishije urukundo yakundaga Eva. Yari urugingo rwo mu ngingo ze, ubwo rero ntiyajyaga gushobora kwihanganira gutandukana nawe. Ntiyibutse ko nyiri ubushobozi butarondorwa wamuremye amukuye mu mukungugu akamugira ikiremwa gihebuje, kandi kubw'urukundo akamuha umufasha yabasha kumuha undi wajyaga gusimbura Eva. Yiyemeje gusangira byose nawe. Niba agomba gupfa, bagomba gupfana. Yaribwiye ati, aho none ibyo ya nzoka y'inshakura yavuze ntibyari ukuri? Eva yagaragaraga nk'ufite uburanga buhebuje imbere ya Adamu, nk'uko yamubonaga na mbere yo gukora iki gikorwa cyo kutumvira. Eva yamweretse urukundo ruhebuje kuruta mbere hose. Nta kimenyetso cyerekanaga urupfu icyo ari cyo cyose cyagaragaraga kuri Eva. Maze Adamu ahitamo guhangana n'inkurikizi. Adamu afata iryo tunda ahita arirya bwangu. Amaze gucumura, Adamu yabanje kumva asa naho azamutse mu ntera y'ubuzima, ariko hashize akanya gato atekereza icyaha amaze gukora, maze amarwa n'ubwoba. Umwuka mwiza n'ikirere kidahindagurika bari bafite aho muri Edeni byatangiye guhindukira ukundi. Aba bantu bari bafite igishinja muri bo. Urukundo n'amahoro bari bafite byari byayoyotse, kandi mu cyimbo cyabyo bumvaga bafite icyaha,
ubwoba bw'ibyari bigiye kubabaho, ndetse bumva umutima wabo usa nk'uwambaye ubusa. Ikanzu y'ubwiza bari bambaye ibatamurukaho, maze bagerageza kwikora utundi twambaro, kuko batari gushobora guhura n'Imana n'abamarayika baziranenge bambaye ubusa. Noneho batangira kumenya imiterere nyakuri y'icyaha cyabo. Adamu yitakanye umugore wamuhora ubupfayongo yagize ubwo yafataga icyemezo cyo kumuva iruhande, akemera gushukwa n'inzoka. Ariko bombi biremye agatima ko Imana yaberetse ko ibakunda cyane, izababarira iki gicumuro kimwe, cyangwa itashobora kubahana bigezaho nk'uko babitinyaga. Satani yishimye ko atsinze. Yari yashutse umugore ntiyiringira urukundo rw'Imana, ashidikanya ubuhanga bwayo, maze ayicumuraho. Kandi Satani yakoresheje umugore ateza Adamu kugwa. Ariko umutware nyir'amategeko yari hafi kumenyesha Adamu na Eva ingaruka yo gucumura kwabo. Imana yerekanye muri Edeni, igihe bari bakira abaziranenge, bakiraga umuremyi wabo banezerewe cyane. Ariko noneho bagize ubwoba, barahunga, bashaka aho bihisha muri ubwo busitani. Ariko Uwiteka Imana ihamagara Adamu iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri ubu busitani, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramusubiza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Adamu aho guhakana cyangwa asaba imbabazi z'icyaha cye ngo agaragaze ko kimubabaje, ahubwo yaherereje icyaha ku mugore we, abagiherereje no ku Mana ubwayo. Umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Kubw'urukundo yakundaga Eva, Adamu yari yahisemo kureka gushimwa n'Imana no guhara urugo rwe rwo muri paradizo n'ubugingo buhoraho bwuzuye ibyishimo. Noneho dore agerageje guhereza icyaha cye ku mugore we ndetse no ku muremyi bwe. Mbega ukuntu icyaha gifite imbaraga ziteye ubwoba! Igihe umugore yabazwaga ngo icyo wakoze icyo ni iki, yarashubije ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Ni kuki waremye inzoka? Ni kuki wayemereye kuza mu murima wa Edeni? Ibi ni ibibazo tubona mu kwiregura kwe kwa mbere. Kimwe na Adamu, Eva nawe yashinje Imana kugira uruhare mu gucumura kwe. Umutima wo kwitsindishiriza wakomotse kuri se w'ibinyoma, kandi winjiye mu babyeyi bacu ba mbere ubwo bari bamaze kujya mu butware bwa Satani, kandi wakomeje gukurikirana abakomoka kuri Adamu bose kugeza magingo aya. Aho kwicisha bugufi ngo bihane ibyaha byabo, bagerageje kubigereka ku bandi, ku bihe barimo cyangwa ku Mana. Uwiteka rero acira inzoka Uwiteka ati, kuko ukoze ibyo uri ikivume cyengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Kuko yari yemeye kuba igikoresho cya Satani, yagombaga kugibwaho gusangira umuvumo na Satani, agacirwa urubanza n'ijuru. Inzoka yagombaga kwamburwa bwa bwiza yari ifite buhebuje kandi bwatangarirwaga n'ibindi biremwa byose byo mu gasozi, igahinduka mbi cyane kandi ikangwa kurusha ibindi byose, maze abantu n'inyamaswa bakayitinya kandi bakayanga. Amagambo yakurikiyeho Imana yayabwiye inzoka, ariko abwirwa Satani ubwe, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Eva yabwiwe agahinda n'umubabaro azagira, maze Uwiteka aramubwira ati, kwifuza kwawe kuzahera ku mugabo nawe azagutwara. Imana yari yaramuremanye uburenganzira bungana n'ubwa Adamu. Iyo baza gukomeza kumvira Imana, bagakomeza kugendera amategeko yayo y'urukundo, nabo ubwabo bari gukomeza kumvikana. Ariko icyaha cyazanye kutumvikana, bituma kugira ngo umubano wabo ubonere ari uko umwe yakorohera undi. Uko niko bizamera ku bashaka kwishyira mu mwanya w'Imana, bakanyuranya n'umugambi wayo kubwo gushaka guharanira kugera ku myanya Imana itabaringanirije. Abenshi baguranye icyubahiro nyakuri cyo kuba umugore, bareka n'imico iboneye, bityo banga gukora umurimo ijuru ryabashinze gukora. Uwiteka abwira Adamu ati, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe, uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imbuto zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Ntago byari ubushake bw'Imana ko abaziranenge bamenya ikibi. Ku bushake bwayo yari yarabahaye ibyiza, maze ibimwe bibi. Ariko kuko baciye ukubiri n'itegeko ryayo, bariye ku giti cyabuzanyijwe, kandi kuko bakomeje kukiryaho bagombaga kumenya ikibi. Kubera umuvumo w'icyaha, ibyaremwe byose byagombaga guhamiriza umuntu ububi n'ingaruka zo kwigomeka ku Mana. Igihe umuntu yaremwaga, Imana yari yaramuhaye gutwara isi n'ibirimo byose. Iyo Adamu aza gukomeza kuyoboka Imana, ibyaremwe byose byari gukomeza kuba munsi y'ubutware bwe. Ariko igihe yagomeraga amategeko y'Imana, n'ibiremwa yategekaga byaramugomeye. Ubwo Imana yaburiraga ababyeyi bacu ngo umunsi mwakiriho no gupfa muzapfa, itangirira igice cya 2:17, ntikwari ukuvuga ko umunsi bariye ku giti kibuzanijwe ari nawo munsi bazapfiraho, ariko uwo munsi niho urubanza rudasubirwaho rwari gucibwa. Kumvira kwabo niko kwari gushingiyeho isezerano ribahesha kudapfa, ariko kubwo gucumura bari kubura ubugingo buhoraho. Kuri uwo munsi nyirizina nibwo bagombaga kugerwaho n'urubanza rwo gupfa.
benshi babona ko ingaruka zo gucumura kw'ababyeyi bacu ba mbere zirengeje urugero ugereranyije n'icyaha gito bakoze, maze bagashinja ubwenge n'ubutabera by'Imana ko byakabije guhana umuntu byihanukiriye. Nyamara baramutse bagenzuye neza iyi ngingo babona neza ukwibeshya kwabo. Imana yaremye umuntu asa nayo, atarangwa mu icyaha. Isi yagombaga guturwamo n'ibiremwa biri munsi ya marayika ho hato, ariko kumvira kwabyo bagombaga kugeragezwa, kuko Imana itari kwemerera isi ko yuzurwamo n'abazacukubiri n'amategeko yayo. Iyo Adamu ahabwa ikigeragezo kirushijeho gukomera, abafite imitima irarikira ibibi bajyaga kubona urwitwazo bavuga bati, ibi ntacyo bitwaye, kandi Imana ntita ku tuntu dutoya. Hajyaga kubaho gucumura guhoraho mu tuntu tugaragara nk'aho ari duto. Gusuzugura Imana arya ku mbuto z'igiti cyabuzanyijwe, ndetse agashuka umugabo we ngo acumure, yabibonaga nk'akantu gato cyane. Nyamara icyaha cyabo nicyo cyabaye irembo ishyano ryinjiyemo ku isi hose. Ninde wari kumenya ko intambwe mbi imwe gusa bateye yari kuzazana ingaruka ziteye ubwoba? Bamaze gucumura, Adamu na Eva ntibagumye muri Edeni. Binginze Imana ngo ibarekere mu rugo rwabo babagamo mu byishimo bataracumura. Batuye ko bivukije umudendezo wari aho muri Edeni, ariko barahirira ko noneho bazajya bumvira Imana bakomeje. Ariko babwiwe yuko kamere yabo yari yamaze kwanduzwa n'icyaha, imbaraga zabo zo kurwanya icyaha zari zagabanutse, kandi bari bahaye Satani urwaho muri bo. Bakiri inziramakemwa bishoye mu bishuko. Noneho rero bamaze kubona ko bakoze icyaha, sibwo bari kugira ubushobozi buhagije bwo gukomeza kuba inyangamugayo. Mu gukorwa n'isoni no mu gahinda katavugwa, Adamu na Eva basezeye ku rugo rwabo rwari rwiza bihebuje, hanyuma bajya gutura ahandi. Ku isi yariho umuvumo w'icyaha. Ubwo rero ikirere n'ibihe byatangiye guhinduka nabi, maze Uwiteka kubw'imbabazi ze abaha imyambaro ikozwe mu mpu kugira ngo ibarinde ubushyuhe n'imbeho bikabije. Babonye indabyo zitangiye guhunguka n'amababi atangiye kugwa, ari byo bimenyetso bya mbere byo kubora. Adamu n'umugore we baraboroga cyane kuruta uko abantu muri iki gihe baboroga iyo bapfushije. Urupfu rw'ibinyantege nke n'urw'indabo ziteye igikundiro byateje agahinda, ariko ubwo ibiti byiza byatangiraga guhungukaho ibibabi byabyo, byababereye igihamya ko urupfu rwari rwabaye umugabane w'ikintu cyose gifite ubugingo. Umurima wa Edeni wagumye ku isi igihe kirekire cyane, nyuma y'aho umuntu yabujijwe kongera kunyura mu tuyira twawo duteye ubwuzu. Umuntu wacumuye yemerewe kuzajya yitegereza gusa aho yahoze atujwe, ariko amarembo yaho yari arinzwe n'abamarayika. Aho abakerubi bari ku irembo rya paradizo hagaragaraga ikuzo ry'Imana. Aho niho Adamu n'urubyaro rwe bazaga kuramiriza Imana. Niho kandi bavugururiye indahiro zabo zo kumvira itegeko bagomeye, bigatuma bacibwa muri Edeni. Igihe ibicumuro byuzuraga ku isi, kandi ubwo ubugome bw'abantu bwatumaga barimburwa n'umwuzure, ukuboko kwari kwarashyizeho Edeni niko kwayikuye ku isi. Ariko ku iherezo ubwo ibintu byose bizahindurwa bishya, ubwo hazabaho ijuru rishya n'isi nshya, Edeni nayo nibwo izagarurwa irimbishijwe biruta ibya mbere. Ibyahishuwe igice cya 21:1. Nuko rero abakomeza amategeko y'Imana bazahabwa imbaraga zo kudapfa nibegera igiti cy'ubugingo, kandi ibihe n'ibihe abazatura muri iyo si z'icyaha bazabona muri ubwo busitani bunejeje umusogongero w'imirimo y'Imana yo kurema iziramakemwa. Bibonere uko isi yose yari kumera iyo umuntu aza kuzuza umugambi utangaje w'umuremyi. Adamu na Eva bamaze gucumura, bahitamo kwinyegeza mu itongo rya Edeni.